Tubahaye ikaze muri Be Inspired Rwanda, ni Ndayizeye Emmanuel. Ijambo tugiye kuganira avuga ngo kuba mushya. Iki ni icyifuzo cy'Imana ku buzima bwawe ikurema, yakuremye nk'umuntu mwiza, yakuremye nk'umuntu yifuza ko uba umutsinzi, yakuremye nk'umuntu yifuza ko uba intangarugero, yakuremye yifuza ko abantu bose nibakubona bagutangarira. Ariko Satani we yaraje yangiza iyo shusho Imana yaduhaye. Ariko Imana yifuza ko usubirana iyo shusho. Kugira ngo usubirane iyo shusho yatanze icyitegererezo ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje ari icyitegererezo cy'ishusho nyayo Imana yifuza ko tubayo. Niyo mpamvu uyu munsi nifuza gufata icyemezo cyo gusa na Kristo. Wifata icyemezo cyo kuba mushya. Gukizwa n'ubuntu, kuba umwana w'Imana n'ubuntu, ariko guhinduka kugira ngo use na Kristo bisaba uruhare rwawe, bisaba ko ushyiramo imbaraga, bisaba ko ufata icyemezo. Ibyemezo bitatu nifuza kugiramo inama uyu munsi wafata. Icya mbere ni ukwiyemeza kureka imirimo mibi. Icyo birayita kwiyambura imirimo mibi. Urabizi nawe inzira mbi ugenderamo. Uyu munsi ufata icyemezo cyo kubireka, kuko sibwo bushake bw'Imana ku buzima bwawe. Icya kabiri ni ukuhindura imitekerereze yawe, ugatekereza nk'uko Imana ishaka. Icya gatatu ugomba kwiyemeza kugira noneho imirimo myiza ukora. Ikinyuranyo cy'ibyo wakoraga bibi, uyu munsi niba wambuye ukwiye ukambara imirimo myiza. Pawulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo mwambure imirimo ya kamere, mwihinduke mu mitekerereze yanyu, kandi mwambare imirimo myiza. Atanga urugero avuga ngo uwibaga ntiyongere kwiba, ahubwo akoresha amaboko ye. Nuvuga ngo hari imirimo mibi ukwiye kureka. Aravuga ngo uwavugaga nabi abireke avuge neza, uwabeshyaga abireke avugisha ukuri. Icyo ni cyo Imana yifuza. Imana yifuza ko uba umuntu mushya. Gambirira kuba umuntu mushya. Ushobora gutekereza ngo buri gihe murabigambirira bikanga, ntucike intege kuko si wowe uzabyishoboza. Ariko nanone Imana itegereje ko uteye intambwe ya mbere. Abantu benshi birabagora gufata icyemezo, ariko uyu munsi ufata icyemezo. Ko nugifata Imana izara kuri icyo cyemezo cyawe. Ariko nutagifata, isi hano hanze, inshuti zawe, abo mukorana, imiryango yawe, izindi ndangagaciro zangiritse zizakwiharira. Ariko nufata icyemezo uyu munsi, Imana izagufasha, hanyuma ube umuntu mushya. Abantu nibakubona babone warahindutse. Icyo ni icyifuzo cyiza Imana igufitiye. Nawe uyu munsi ubigambirire, ushyiramo imbaraga. Ntabwo ari ibintu bipfa kuza. Ntabwo guhinduka ari ikintu gipfa kuza. Ni ikintu gisaba ngo ushyireho ingamba, ni ikintu gisaba ngo ushyireho imbaraga. Ariko nanone hari ibyiringiro yuko nuzishyiramo, Imana nayo izaguherekeza muri urwo rugendo rwo guhinduka. Yesu